Pascal, izina ry'umuhungu ukunda kuganira. Pascal ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura uwavutse kuri Pasika. Dore bimwe mu biranga abantu bafite iri zina. Pascal ni umuntu ukunda kuganira no gutanga ibitekerezo, ariko kandi ibanga rye arikomeraho cyane. Ni umunyabikabyo, arakundwa, rimwe na rimwe aba yasabanye, ikindi gihe akaba yifashe cyane ku buryo utamenya ko ari we. Pascal ni umuntu uvuga ukuri, adaciye ibintu ku ruhande ku buryo bishobora no kumukoraho. Kugira ngo agire umuntu ukunda, arabanza akamwiga neza, akareba niba ari uwo kwizerwa cyangwa niba azamubikira ibanga mu bucuti bwabo. Ariko Pascal nubwo asa n'umuntu upinga, iyo yakwizeye arirekura akavuga. Ni umunyamatsiko cyane kandi uzi gusetsa ku buryo abo bari kumwe badashobora kwiyumanganya. Ni umuntu uzi gusesengura ibintu byose, bigatuma no mu rukundo agenda buhoro buhoro, bitewe n'uko aba yirinda ingaruka zashobora kumubaho biramutse bidakunze. Ngibyo ibiranga abantu bafite iri zina.